tubaha ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi wo gukomeza gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Niba waramaze gukora subscribe ushishikariye gukanda like kuri iyi video. Uyu munsi ngiye kubabwira ku ndwara yo gucuka kw'amenyo. Indwara yo gucuka kw'amenyo ni imwe mu ndwara zibasira akanwa, kandi ikaba ari indwara itandura, ikaba kandi yibasira abantu benshi kuri iyi si. No mu Rwanda rero yarahageze kuko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 byagaragaye ko abantu 34.9% ari bo bafite ikibazo cy'indwara yo gucuka kw'amenyo. Muri bo rero 54.3% ntabwo babasha kuyivuza, kandi mu by'ukuri iyi ndwara iravurwa igakira. Mu kanwa k'umuntu rero habamo amoko menshi y'udukoko ashobora kwangiza umuntu, habamo amoko arenze 500. Ayo moko yose rero abaho atunzwe n'ibyo turya, kugira ngo abashe gukura utwo dukoko twose kugira ngo tubashe kubaho bitewe n'ibyo tuba twariye. Udukoko rero dutera iyi ndwara yo gucuka kw'amenyo two dukunze kurya amasukari cyane, kuko ni udukoko dufite ubushobozi bwo kurya amasukari bukayafata bukayahinduramo aside. Abantu rero bakunze kurya isukari inshuro nyinshi ku munsi baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara yo gucuka amenyo. Ndetse abantu bakunze kurya amasukari afatiriye nka za shokora, amabiswi ndetse n'ibindi bintu bituruka mu nganda biba birimo amasukari ariko afatiriye twita sticky candies, baba bafite ibyago byinshi byo kurwara ino ndwara kurusha abandi bantu. Nanone abandi bantu bakunze kurya amasukari mu bihe bitandukanye, bakarya isukari mu gitondo, saa 4, saa 5, saa 7. Abo bantu nabo bakunze kurya amasukari byikurikiranyije cyane, bafite ibyago byinshi byo kwandura iyi ndwara yo gucuka kw'amenyo. Udukoko rero dutera iyi ndwara bita Streptococcus miritans n'ako bita Lactobacillus. Utwo dukoko tugira uruhare mu gucuka kw'amenyo. Utu dukoko dufite ubushobozi bwo gukora aside tuyivanye mu byo tuba twariye, kandi tukaba dufite ubushobozi bwo gutura muri ahantu hari aside ntitugire icyo tuba. Utu dukoko kandi dutangira kugaragara mu kanwa iyo umuntu amaze kumera amenyo. Ni ukuvuga nibura guhera ku mwana ufite umwaka umwe, udukoko twa Streptococcus miritans ushobora gusanga mu kanwa k'umwana. Niyo mpamvu umwana ukivuka iyo amaze kumera amenyo yitangira kwera, uba ugomba gutangira kujya kumwogereza amenyo. Mu gihe atari yuzuza nibura imyaka 3, utangira gukoresha agatambaro gasukuye neza koza amenyo ye. Hanyuma ko iminsi igenda ishira agenda amera amenyo menshi mu kanwa, uko agenda amera niko ugenda ushobora gukoresha uburoso igihe ubona ko adashobora kumira uriya muti w'amenyo, kuko uriya muti w'amenyo kuwumira ntabwo ari byiza kuko ushobora guteza ibindi bibazo by'ubuzima. Nyuma y'imyaka 3 rero nibwo aba ashobora gutangira gukoresha umuti w'amenyo akabyikorera utamufashije. Gucuka kw'amenyo rero bibaho gute? Iyo uriye isukari, turiya dukoko nababwiye twa Streptococcus miritans, Lactobacillus bishobora gufata iriya sukari ukayihinduramo aside. Bivuga ngo iyo uriye isukari, iyi sukari ishobora kugera mu kanwa nyuma y'iminota mikeya. Amacandwe aba ashobora koza ibiryo byasigaye ku menyo, aba yabijyana mu macandwe akabikura ku menyo. Ariko iyo bitabayeho bitewe n'ingano y'isukari wariye cyangwa se n'inshuro wayiriye ndetse n'uko imeze, niba ari isukari ifatira ku menyo ikaba itabasha kuvaho n'amacandwe byoroshye, ingano ya aside iriyongera mu kanwa bitewe n'uko turiya dukoko tuba twagiye dufata ya masukari tukayahinduramo aside. Uko aside yiyongera mu kanwa rero ni nako itangira kugenda ikurura zimwe mu ntungamubiri cyangwa imyunyungugu ishinzwe ikomeza amenyo
harimo za fluoride, calcium na phosphorus. Uko zigenda zisohoka mu ryinyo ziza mu kanwa hanze y'iryinyo, niko iryinyo rigenda ryorohera rikatangira guhinduka umweru wa kade, aribyo bita inono. Inono abenshi bayita ngo ni style, ariko ntabwo buriya inono ari style, ahubwo ni iryinyo riba ryatangiye kugenda ritakaza imyunyungugu ituma rikomera. Uko igenda iciramo rero niko twa dukoko tugenda natwo twinjiramo, hatangira gutoboka tukinjiramo noneho ku buryo tudashobora no kunavaho neza ku buryo bworoshye, tugakomeza gukora acide nyinshi. Uko dukora acide nyinshi niko iryinyo naryo rikomeza kugenda ritakaza intege, ritakaza gukomera kwako, rikageraho noneho rikagenda rigashwanyagurika, rigacikamo umwobo, ariko utangira noneho kugikozaho n'ururimi ukumva umwobo cyangwa ukanawubona mu ndorerwamo. Icyo gihe biba byatangiye kugeramo imbere. Hanyuma rero iyi ndwara bishobora no gukomeza bikagera ku mutima w'iryinyo, aho ushobora gusanga noneho yamitse izana amaraso mu ryinyo ndetse n'imyako bitwara amakuru mu ryinyo, ugasanga yahinduye ibara, yarahindutse umukara, bigatuma n'iryinyo rishobora guhindura ibara ryose. Icyo gihe rero uba ugomba kujya kwa muganga igihe cyose ubonye ikintu kidasanzwe mu kanwa kawe, ku ryinyo, haba ku ryinyo ndetse no ku bindi bice bikikiza amenyo. Ugomba kwegera muganga w'amenyo akagufasha, kuko amenyo kuba yatoroka ntabwo bivuze ko ari igitangaza. Amenyo yatobotse barayavura agakira, bashobora kuyahoma cyangwa se byaba byararenze igaruriro bakaba barikura. Ariko nanone niba barikuye ntuzumve ko ari igikuba cyacitse, kuko ntabwo uburyo bwo gusimbuza amenyo no mu Rwanda naho bwarahageze. Nta mpamvu rero kugira ubwoba, kuko ushobora no kuyasimbuza bigakunda. Ariko nanone ntabwo ariyo nama nakugira ngo uzayasimbuza, ahubwo inama nakugira ni ukwirinda ibyo bintu byose bishobora gutuma iryinyo ryawe rivamo. Izo ndwara zose zibasira ishinya, zibasira amenyo, zose zishobora gutuma amenyo yawe yavamo atari agisida. Nashishikariza kugira uburyo bwa mbere bwo kwirinda indwara yo gucukuka amenyo ni ukumenya kugabanya isukari, kugabanya ingano y'isukari waryaga, kandi ukirinda kurya amasukari afatira ku menyo cyane, ukagabanya n'inshuro wayiryaga, ukarya nibura isukari igihe uzi ko ufite uburyo uraza guhita woza mu kanwa, kugira ngo wirinde ko twa dukoko tuza kuza tukayishwanyaguza, tukaba twagutera ikibazo. Amenyo yawe neza, koza amenyo yawe neza igihe cyabugenewe, ndetse ukabikora inshuro zabugenewe ku munsi, ukoresheje uburoso bwiza ndetse n'umuti w'amenyo mwiza. Ibyo tuzabireba muri video itaha, tuzareba umuti mwiza, uburoso bwiza, mbese uko wakoza amenyo yawe mu buryo buri effective. Ndagushimiye rero wowe wari udukurikiye. Niba waramaze gukanda subscribe, ushobora gukanda like niba ikiganiro cyakuryoheye cyangwa wagikunze, ushobora gukanda share ukabimenyesha n'abandi nabo ntibacikwe. Murakoze cyane.